mwiriwe komere cyane. Uyu ni wa mwanya n'ubundi dukomeje ikiganiro kijyanye n'ubworozi bw'ingurube. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora kuvanga ibiryo by'utwana tw'ingurube. Murabona hano dufite indagara, tukagira soya, iyi ni soya, tukagira ibisigazwa by'umuceri, tukagira ibisigazwa byo ku bigori aribyo bita burana, tukagira hano ibihwagari, ibi ni ibihwagari, tukagira hano remigisi. Ngo ibi byo tugiye kwifashisha mu gukora igaburo ryacu, bitewe n'uko igaburo tugiye gukora nibura riraza kuzura neza rihwanye n'ibiro 30. Tudatinze tugiye kubereka noneho uko tugenda tuvanga buri kintu. Turahera hano ku gisigazwa cy'ibigori. Igisigazwa cy'ibigori turahera kuri buranda. Buranda ni ukuvuga ngo ibi ni ibiro 10. Iyi buranda ni ibiro 10. Shyiremo, ufite ibigori bisatuye wabishyiramo, utabifite ushobora gusimbuza. Ibi nanone iby'umuceri tugiye gushyiramo akangiye gupimisha, yapima ikiro. Rero kuvuga ngo hano ngiye gufataho ibiro 8 by'iyi bisigazwa by'umuceri. Ibi bimaze kuba ibiro 18 yacu. Tugiye gushyiraho ibihwagari. Ibihwagari turashyiramo ibiro 2.
byacu dushyizemo ibiro 2. Turaje kuri soya dushyizemo ibiro 6. Ni byiza gukoresha soya ikaranze kuko soya idakaranze itera impiswi. Ibiro byacu bimaze kuba ibiro 18 guteranyaho 2 20 26. Dufite hano indagara turaza gushyiraho naho ikiro. Ariko biba byiza cyane iyo izi ndagara ziseye, ibyo biba byiza kurushaho. Maze kuza kugira ibiro byacu 18. Tugiye gushyiramo remigisi yacu turi bushyiremo nibura twashyiramo garama 250. Nkuko nabibabwiye ntabwo iba ari nyinshi cyane ushyiramo. Imvange tuvanze ihagaze ibiro 18 n'amagarama 250. Iyo urangije guteranya ibi byose rero urabifata ukabivanga neza. Biba byiza iyo usutse hasi kugira ngo buri kintu cyose kibashe kubonekamo. Ukabivanga kuko ugeze hasi kubivanga bikanoga. Urumva nabishyize hasi ariko na hano nta kibazo, wabivangiramo bigakunda. Ushaka wongeramo amagufwa, ubishaka cyangwa se ugashyiramo amaraso. Ariko ngewe hano ntabwo nifuje kuyakoreshamo, nifuje ko nkoreshamo biriya twabonye.
bitwara umwanya kubivanga, ntabwo ari ibintu upfa guhita ukora ako kanya uvuge ngo birarangiye. Mwibuka ko izi ngurube turimo turavangira ni utwana dutoya tumaze ibyumweru 12. Ntango utu nitwo turimo tugira tuvangira. Ubu dukurikiyeho dushobora kuzakora videwo y'ibyana no birengeje bya byumweru 12, nayo turebe se bivangirwa gute. Rero uvuga ngo buri cyiciro ubworozi bw'ingurube kigenda kigira igaburo ryacyo.